Ya haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Abantu tubana mu bihe byiza byo gusenga buri gihe buri munsi, aho muherereye hose, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, Yesu Kristo ashimwe. Bakristo b'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Dushimiye Imana yaturinze iki cyumweru cyose kugera kuri uno munsi. Twarayibonye mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, twabonye kugira neza kw'Imana yacu. Imana ishimwe. Rero nakubwiraga aka kamwanya uhereza Imana icyubahiro, wibuka aho yagukuye n'aho ikugejeje, wibuka imirimo y'amaboko yayo. Imana ishimwe cyane. Mwaka kamwanya nyemerera wowe tubana mu bihe byo gusenga buri gihe, uhereza Imana icyubahiro. Abakristo b'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda, aho muherereye hose ku migabane itandukanye y'isi, Imana ibanezeze, Imana ibishimire, Imana ibaha umugisha. Niryo jambo navuga rikubiyemo amagambo yose. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu igira iti wirambirwa, iki ni cyo gihe cyawe. Twasanze ko abantu batarambiwe babonye Imana. Ni ukuri babonye Imana, babonye Imana ba Hana, babonye Imana ba Rusi, reka nkubwire, babonye Imana ba Rasheli. Abo ni abantu batabawe mu buryo butangaje cyane. Babonye Imana, babonye Imana. Natwe twarayibonye, nanjye narayibonye, nawe warayibonye. Turi abagabo bo kwihamya. Imana iriho kandi irakora, iri mu kazi. Wirambirwa rero, iki ni cyo gihe cyawe. Wirambirwa, hama mu bihe byiza byo gusenga no kubaha Imana no kwicisha bugufi. Wirambirwa, iki ni cyo gihe cyawe cyo gutabarirwamo. Wirambirwa, uyu ni umwaka w'abategereje Imana. Wirambirwa, uyu ni umwaka w'abarindiriye Imana. Wirambirwa, uyu ni umwaka w'abizeye Imana. Wirambirwa, iki ni cyo gihe cyawe. Waragerageje, waciye inzira zitandukanye, byaranze, nta wakurenganya, byaranze, ariko wirambirwa, iki ni cyo gihe cyawe. Tumbira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ntabwo ari wowe Imana izigirizaho nkana. Ni ukuri ndakurahiye, ntabwo ari wowe izigirizaho nkana. Kubera iki se? Wirambirwa, iki ni cyo gihe cyawe. Hari icyo upfa n'Imana se? Wirambirwa, Yesu Kristo yaratubambiwe i Golgota. Were kurambirwa, Yesu araje akugira neza. Wirambirwa, wibivamo, wijya kwirwanirira, were kujya guca inzira. Yesu araje, arahageze, ageze ku buzima bwawe. Wirambirwa, iki ni cyo gihe cyawe. Nk'uko abatubanjije bagiye babona Imana, nk'iyo urebye Rusi rwose yabonye Imana, arabyara, abona umucunguzi, Bowazi aramucungura, ava iwabo i Mowabu. Nta cyerekezo cy'ubuzima yari afite. Mukecuru yari akurikiye Nawomi, nta kintu yari amutegerejeho kindi cyo kuba yazitwa madamu. Reka. Ariko Rusi yomatana na nyirabukwe akaramata. Nawe komeza womatane na Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Araje rwose, arahageze, ageze kuri icyo kibazo cyagushobeye. Wirambirwa, iki ni cyo gihe cyawe. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ni igitabo cy'umuhanuzi Habakuki, ni ibice 2. Titire y'ijambo handitse ngo yerekwa ko abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Titire iratubwiye ngo abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Ntago babeshwaho no kurwanirirwa, ntago babeshwaho no kwirwanirira, ntago babeshwaho n'imbaraga z'amafaranga, ntago babeshwaho n'ikene wabo, ngo ahubwo abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Twihute dusome umurongo wa 3. Handitse ngo iki? Kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Imana ishimwe. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera.
dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Izina ry'Imana yacu rishimwe. Ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, azizera yuko ibyo we yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Azabeshwaho no kwizera ko imbaraga z'Imana ari ntakumirwa. Azabeshwaho no kwizera ko amasengesho asenga abona atari kubona Imana fizikari. Azabeshwaho no kwizera ko Imana ifite amatwi iri kumva. Azabeshwaho no kumva ko amasengesho yagiye ku rugi rw'Imana agakomanga urugi, ibitabo bikabumburwa, byarangiza hakandikwamo ibyo umukiranutsi yasabye. Imana nayo igahita yohereza marayika Gaburiyeli ngo azane ibisubizo. Mikayeli aze kurwanira abakiranutsi. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera yewe. Hanyuma ijambo ryatubwiye ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe. Buri kintu cyose cyerekanywe, buri kintu cyose cyabayeho, buri kintu cyose kiriho, buri kintu cyose cyavuzwe gifite igihe cyategekewe. Ikindi ngo kandi ntibizatinda kukigeraho. Ntabwo bizatinda, igihe ntikizatinda kukigeraho icyo kintu. Imana ishimwe. Kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze. Nagira ngo nkubwire munyamasezerano, nagira ngo nkubwire munyamasezerano, wowe munyamasengesho, wowe ufite icyo wavuganye n'Uwiteka Imana Nyir'ijuru, wowe wasomye Bibiliya ugacamo akarongo ukavuga ngo iri ribaye isezerano ryanjye n'Imana. Ijambo riravuga ngo naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Naho byatinda, naho imyaka yaba 10, naho imyaka yaba 5, naho imyaka yaba 7, naho imyaka yaba 20, ndavugana nawe wategerejwe urubyaro. Ejo twabonye yuko Rasheli yabyaye mwene nyina, abyaye 7. Nawe rero urabara ku ntoki ugasanga rwose ikigeragezo cyo kutabyara kimaze igihe. Ushobora kuba wifitiye nawe ikigeragezo, ukabona imyaka yirukanka vuba vuba, ukabona usaziye mu busiribateri, ariko ukaba ufite isezerano wavuganye n'Imana. Imana ikaba yarakubwiye ngo nzakugirira neza, nzagutambagiza umurwa, uzashaka ubyare. Imana ikaba yarakubwiye ngo uzabyara ukikire hungu na kobwa. Imana ikaba yarakubwiye ngo nzaguha, uzajya muri ofisi ukora akazi. Ufite amasezerano menshi mu biganza by'Imana. Nagiraga ngo nkubwire ko harimo umugisha, harimo imigisha myinshi cyane. Uko wifuza umugisha runaka, nanjye mfite uwo ndi kwifuza, uriya nawe afite uwo yifuza, kuko ari we se w'imigisha. Imana ishimwe. Icyo dusabwa ni ukwizera Imana, ngo kuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Imana ishimwe. Ngo azabeshwaho no kwizera kwe. Uko kwizera kwawe kungana, niko nawe kubaho kwawe kugomba kungana. Nimba wizera binini, uzakira binini. Nimba wizera duto, uzabaho gutyo. Ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera kwe. Ariko ijambo ryatubwiye ngo kuza ko bizaza ntabwo bizahera. Urumva? Ntabwo bizahera. Naho byatinda ubitegereze. Wowe komeza utegereze, wirambirwa. Kontreri yo kurambirwa ni ugutegereza. Iyo umuntu yarambiwe ntaba agitegereje. Ijambo rero rirakubwiye dukorotira ngo were kurambirwa, ahubwo tegereza, kuko umukiranutsi abeshwaho no kwizera kwe. Ni ukuri, naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza.
Imana ntabwo ijya ibeshya, ntabwo bizahera, ntabwo bizahera, ntabwo bizahera. Icyo Imana yakubwiye kizasohora, ibyo Imana avuganye nawe izabiguha. Yewe ntabwo Imana ibeshya. Mu izina rya Yesu Kristo wirambirwa, ndakwingingira Imana, ndagusabira imbaraga z'Imana, Imana ikuzuze umwuka wera, wumve wongera uzamutse mu kindi kirere cyo kwizera Imana. We kurambirwa, tegereza Imana, tegereza, bitegereze, wirambirwa kuko bitazahera. Imana ishimwe, kandi umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Shalom, shalom. Imana ibahe umugisha. Mu kanya dufite amateraniro adasanzwe kurera yono Kacyiru, dufite amateraniro adasanzwe. Ndakuraritse mwene data, ngwino dusenge. Turatangira isaa 11, turasoza saa 3 za nimugoroba. Ndakuraritse nawe kandi tubana mu mugoroba wo gutabaza Imana. Nyemerera urambike mwene so aze dusenga Imana, twinginga Imana. Turi kubona imirimo n'ibitangaza, turi kubona kubohoka kudasanzwe. Imana iri gukora ku bantu, abantu bari bafite intimba bagaseka. Imana ishimwe, Imana iri guhanagura amarira. Yewe abantu irimo kubagirira neza, abantu imigisha yabo iri gufunguka. Ngwino nawe tujye ku karago dupfukame dusenga Imana. Uyu mugoroba gahunda ni saa 11. Ndakuraritse mwene data, nawe ntubure uyu mugoroba. Shalom, shalom. Umugabo w'ingabo